Ndagushimiye ko ubashije kuza cyane ahangaha ni kuri Patrick the Motivator. Uyu mugabo uri kureba iruhande rwanjye yaravuze ngo nkunda kugenda mu mvura kuko nta muntu n'umwe ujya umbona konde kurira. Uyu mugabo yitwa Mr Bean. Mr Bean muramuzi, yavuze amagambo akomeye menshi, yasekeje abantu benshi, yakoze ibintu byinshi, ariko hari ibintu bimwe na bimwe tuba tugiye tutazi ku bantu nk'aba ngaba b'ibyamamare. Nibyo nshaka uyu munsi tugiye kugarukaho kuri uno mugabo, twarinze tukumva n'amagambo meza yavuze akomeye mu buzima bwiwe. Icyo ngira ngo uze gukora ni ukuza kumva aya magambo ndetse kumva iki kiganiro kugeza ku musozo, kuko nuza gukora ibintu nk'ibyo ngibyo ndi kukubwira uraza kugeza ku musozo ukuyemo inama zagufasha n'amagambo meza yagufasha muri ubu buzima. Ndagushimiye rero kuba ubashije kuza. Niba utarakora subscribe yikore ubundi ubwo twatangiye, kandi mbibutsa ko like na comment byanyu biba bikenewe cyane. Uyu mugabo rero dutangiye kuki, tumutangiriye iki? Amazina y'ubundi ni Mr Bean. Amazina ye nyakuri y'uyu mugabo ntabwo ari Mr Bean. Amazina ye nyakuri yitwa Lowan Sebastian Atkinson. Iri zina Atkinson rikaba ari izina ry'umuryango, ari izina rituruka nyine kuri se. Se akaba yitwa Eric Atkinson. Uyu mugabo yavutse mu mwaka w'igihumbi 1955 nibwo uyu mugabo tuzi nka Mr Bean yavutse, ndetse hari ku itariki 6 Mutarama. Yavukiye mu gihugu cy'Ubwongereza mu gace kitwa County Durham, akaba ari ko gace uyu mugabo yavukiyemo. Uyu mugabo rero kandi ikindi nakubwira, yari afite nyina wiwe cyangwa se mama we yitwaga Ella May Atkinson. Ella May Atkinson niwe umubyara. Uyu mugabo akaba afite abavandimwe bagera kuri 3, akaba ari we bucura. Uyu mugabo kandi ikindi kintu nakubwira nuko yakuriye mu muryango w'ubupfura, ndetse uyu muryango yakuriyemo ukaba ari umuryango ufite imico myinshi cyane. Ni imico, iyo tuvuze imico uhita wumva ko ari ya miryango ibikunda kuba ifite ibintu by'imico nyine, bavuga ati iki kintu ntabwo umuntu ajya akica, ntabwo bijya bigenda gutya. Ikindi nakubwira, uyu mugabo yavutse cyangwa se yakuranye kuba atabasha kuvuga neza nyine ngo abashe kuvuga neza. Ikintu nakubwira rero kindi ni inkuru turi buze kuza kugarukaho y'uyu mugabo, ni inkuru iza kuza kugufasha, uraza kuyumva ku musozo tumaze kuvuga amagambo. Ni inkuru nziza, uze kuza kuyitega amatwi tuze kubana nawe. Ikindi dukomeje ku magambo kuri ubuzima bw'uyu mugabo nakubwira, uyu mugabo yize amashuri nk'abandi bose, ndetse navuga ko ari n'umugabo waminuje kuko yafite amashuri kabisa menshi. Yize muri Durham cyangwa se muri hahandi muri yakatsinda bwe yavukiyemo. Yize mu kigo cyitwa Durham Colchester School, nicyo kigo yizemo, aho yakundaga kuba ari wenyine, ndetse iki kigo yakizemo arangije aza gukomereza amashuri ye muri kaminuza ya Newcastle University. Aha muri no kaminuza yizemo ibijyanye na electrical engineering. Ubwo abantu bize electrical engineering ugenda uvuga ati nanjye nize hamwe ibintu bimwe na Mr Bean. Uyu mugabo rero nyuma yo kwiga kaminuza yaje kwita ajya kwiga masters, ndetse ayiga muri Oxford University. Ngira ngo nayo murayizi, ni ishuri rya engineering. Muri Oxford rero yahuriyeyo n'abandi bakinnyi n'abanditse izindi nkino nyinshi cyane cyangwa se ibintu by'urwenya, barimo uwitwa Richard Curtis, akaba ari umunyarwenya nawe ukomeye cyane. Aha rero muri Oxford ni naho yatangiye kwigaragaza nk'umusesenguzi, ndetse ubyina, ufite n'udukino dushya, cyangwa se umuntu ushobora kuba yasetsa abantu. Nubwo yari ari muri iyi myuga nyine yo kuba ari kwiga ibintu bya engineering, ariko nyine ntibyigeze bimubuza kuba yakomeza ngo anikorere ibi bintu byiwe. Yari ashoboye iyi mpano yiwe yo kuba ashobora kuba yasetsa abantu.
Ikindi nakubwira ni uko uyu mugabo yatangiye kugaragara cyane muri ibi bintu byiwe bya komedi kuri BBC Radio 3 ariyo yakoragamo mu kiganiro cyitwaga Atkinson People, yari ari gikoragamo mu mwaka w'1979 ndetse yamenyekanye cyane ubwo yakinaga mu ikinamico yacaga kuri televiziyo yitwaga No the 9 O'Clock News. Ahangaha niho yakinaga inkinamico asetsa abantu, akora komedi zijyanye n'ubutegetsi, avuga kuri politiki, avuga no ku buzima busanzwe muri rusange. Uyu mugabo rero yaje gukundwa cyane n'abantu muri filime yakinnye cyangwa se komedi yakinnye ya Black Adder niyo yakinnye ikaza gutuma akundwa cyane. Ubwo ni muri cya kinyejana nyine cya 20, ndetse uyu mugabo yaje kuzamuka mu mwaka w'1990 nibwo yaje gutangiza filime yaje gutuma abantu benshi bamumenya cyane, ari nayo twese tumuziho, ari naryo zina aka kanya twita rya Mr. Bean. Iyi filime nyine nk'uko nabikubwiye yitangije mu mwaka w'1990, yatangiye bwa mbere ubwo twese tuzi nyine nka Mr. Bean, ariko yayise uyu muntu rero byaturutse kuki kugira ngo akore iyi filime yayikoze biturutse ku kuba nyine yari afite cya kibazo cyo kuba atabasha kuvuga. Nicyo ikintu byaturutseho. Mr. Bean kandi yasohotse bwa mbere ku itariki ya mbere Mutarama mu mwaka w'1990. ni ukuvuga ngo yatangiranye n'umwaka wa 90 nyine. Yaciye kuri televiziyo bwa mbere ya ITV ndetse ahita yamamara ku rwego mpuzamahanga, abantu benshi baramumenya ku isi hose. Yitwa Rowan Atkinson cyangwa se Mr. Bean. Yashyizeho imvugo nshya nyine y'umubiri ariyo muzi, kuko nawe ari mu bantu bakina komedi ariko bakoresheje amagambo make cyane. Ntago akunda ari wa muntu uvuga amagambo menshi muri komedi akina. Ese ubundi uyu mugabo twakwibaza noneho muri ibi bintu yagiye akora ubundi ahagaze ate? Mr. Bean yarebwe ubundi n'abantu barenga 250,000,000. Nabo bantu bamurebye ku isi hose abarenga 250,000,000. Ndetse Mr. Bean iriya filime yiwe yaje kwerekanwa mu bihugu birenga ibihugu 190. Akaba umwe mu bantu bake bagiye bakundwa ku isi hose hatitawe ku ndimi izo arizo zose, kuko abantu benshi bamukunze. Urumva body language ubundi ni ururimi ruvugwa n'abantu bose, ni rwo rurimi abantu bose bahuriyeho. Body language niyo uyu mugabo nawe yakoresheje cyane igatuma akurura abantu cyane. Mr. Bean yabaye ikirango cy'Ubwongereza mu rwego rw'uko nyine yakoreshejwe mu gufungura imikino Olympique ya Londres muri 2012, ndetse asetsa isi yose akina mu dukino tugiye dutandukanye nk'uko mubizi. Yabaye icyamamare rero, yagize ibintu byinshi byagiye bimuranga mu buzima bwe bwite. Afite impamyabumenyi, bimwe nari kubwira ko yize amashuri. Afite impamyabumenyi y'ikirenga mu gucunga imodoka zihuta cyangwa se sport cars ziraza mu buryo mubona nyine ukinisha, ndetse yakunze kugaragara muri Top Gear nazo ni izindi. Ndetse afite imodoka zihenze irimo McLaren F1, akaba ari yo modoka azwiho. Yarashakanye rero nanone afite umugore, ni umugabo ufite umugore, afite umugore witwa Sunetra Sasitri nawe ni umugore we. Uyu mugore akaba ari umuhinde. Bahuriye rero ahantu yakoraga hara kuri BBC, aho nakubwiye yahereye. Bamaze kubyarana abana 2 ndetse baje gutandukana mu mwaka wa 2015 nibwo uyu mugabo yaje gutandukana n'umugore we. Kuri ubu abana n'umugore we mushya witwa Louise Ford. Nk'uko nyine mubizi abantu bajya bakurikira amateka ya Mr. Bean, ubu ngubu abana na Louise Ford bakaba bamaze
yamaze kubyarana nawo umwana umwe. Ubu ngubu afite umwana umwe yabyaranye n'uyu mugore. Uyu Lauren rero afite umutungo urenga miliyoni 100 z'amadolari. Miliyoni 100 z'amadolari ni miliyari afite miliyoni 150 z'amadolari, ubwo zingana na miliyari 180 zirenga z'amanyarwanda. Ni amafaranga menshi cyane. Uyu mugabo ni byinshi twamuvugaho, ariko tureke gutinda ku buzima bwe cyane, kuko muramuzi icyamamare. Umuntu burya muba mwarabonye atari uwo mu Rwanda aba yaragiye akora ibintu bikomeye cyane. Mureke rero tujye twinjira mu magambo meza yavuze. N'amagambo nk'uko nabikubwiye, n'amagambo 20 ndetse na bonus y'amagambo 5. Uyu mugabo yaravuze ngo kugira ngo ube umutsinzi, kugira ngo ugere ku ntsinzi, ukeneye isura nziza cyangwa umubiri nk'uw'intwari. Ukenera ubwenge ndetse n'ubushobozi bwo gukora neza. Ndari gusubiramo iri jambo. Yaravuze ngo kugira ngo ugere ku ntsinzi, ntukeneye isura nziza cyangwa umubiri nk'uw'intwari. Ukenera ubwenge n'ubushobozi bwo gukora neza. Ukenera ubwenge n'ubushobozi bwo gukora neza kugira ngo ugere ku ntsinzi. Ntabwo ari ugusaba ngo uri umuntu mwiza cyangwa se iki. Ukenera ubwenge n'ubushobozi bwo kugira ngo ukore neza. Iri ni ryo jambo rikomeye rya mbere Mr Ben yavuze. Ijambo rya kabiri uyu mugabo Mr Ben yaravuze ngo kuba uko abantu basobanura guceceka kwawe ni ikibazo cyabo, si ikibazo cyawe. Yaravuze ngo uko abantu basobanura guceceka kwawe si ikibazo cyawe, ni ikibazo cyabo. Ijambo rya gatatu uyu mugabo yaravuze ngo ibintu bisekeje bibaho mu buzima, ariko siko biba bisa igihe bibabaye. Nyine igihe abantu bababaye. Ibintu bisekeje bibaho mu buzima, ariko siko biba bisa igihe abantu bababaye. Irindi jambo nakubwira uyu mugabo yaravuze ngo numva kamere ari inshuti yanjye. Numva kamera ari inshuti yanjye. Kamera nyine kuba ajya kuri kamera akikamera akaba yabasha kumvwa n'abantu benshi, akarebwa n'abantu benshi. Aravuga ngo yumva kamera ari inshuti ye. Mbega yumva akazi ke ari inshuti ye. Akazi ke akora yumva ari inshuti ye. Irindi jambo nakubwira kuri Mr Ben ni uko yavuze ngo ntabwo nigeze nshaka kuba icyamamare, sinanabikundaga cyane. Ibi bishatse kuvuga ngo izina si ryo ryari intego yanjye. Intego yari gukora icyo nkunda cyane. Nk'uko nari mbikubwiye, yaravuze ngo numva kamera ari inshuti yanjye, cyangwa se numva umurimo nkora ari inshuti yanjye. Ijambo rya gatandatu uyu mugabo yaravuze ngo uko ugenda usaza niko usobanukirwa ukuntu watekerezaga nabi, ko wari uzi byinshi ndetse ibintu wari uzi nyine. Uko ugenda usaza niko ugenda ureba umenya ibintu byinshi wari uzi ko byari amafuti. Iri ni ijambo rya gatandatu Mr Ben yavuze. Ijambo rya karindwi nakubwira Mr Ben yaravuze ngo Mr Ben ni nk'umwana uba mu mubiri w'umugabo mukuru. Yaravuze ngo Mr Ben kugira ngo nyine abashe gusetsa abantu, Mr Ben ni nk'umwana uba mu mubiri w'umugabo mukuru. Ijambo rya munani uyu mugabo yaravuze ngo nizeye ko ubuvanganzo bushingiye ku gusetsa busa nk'ubuhanga bw'umushakashatsi. Yaravuze ngo nizeye ko ubuvanganzo bushingiye ku gusetsa busaba nk'ubuhanga bw'ubushakashatsi. Ni ijambo rikomeye cyane. Irindi jambo yavuze uyu mugabo yaravuze ngo nta muntu utunganye, twese dukora amakosa. Uwo waba uri we wese, nta muntu utunganye, twese dukora amakosa. Niryo jambo uyu mugabo yavuze. Ni ijambo
rya 9 yaravuze ngo nta muntu utunganye, twese dukora amakosa. Irindi jambo yaravuze ngo ntabwo nishimira kuvuga, ntabwo nishimira kuvuga, ntabwo nishimira kuvuga. Iryo jambo rindi yavuze. Irindi jambo yaravuze ati education doesn't make you intelligent. Intelligence comes from using what you have learned. Yaravuze ngo kuba warize cyangwa se uburezi n'ubumenyi ntabwo bituruka nyine mu kugenda hariya ku ishuri ngo wige uko nguko, ahubwo ubumenyi bufite n'uburezi bituruka mu byo wagiye wiga byinshi, bituruka mu byo wagiye wiga byinshi. Kuba warize ntabwo bikugira umuhanga, ahubwo ubuhanga buturuka mu byo wize. Ni ijambo rikomeye cyane. Irindi jambo yaravuze ngo being famous have advantages but it has a price. Yaravuze ngo kuba icyamamare bifite ibyiza byabyo, bifite nyine inyungu yabyo, ariko nanone kuba icyamamare bifite igiciro. Kugira ngo ube icyamamare bifite ikiguzi biba bigomba kugusaba kugira ngo ube icyamamare. Ndetse abantu benshi ngira ngo murabizi bakunda kuvuga ngo kuba baramamaye ni ibintu bibagora bitewe n'ubuzima baba bagenda bacamo. Ugasanga umuntu ntabwo ashobora ngo kujya ku muhanda cyangwa se kujya kwisanzura nk'abandi bose, biba bigoye. Buriya ngo nta muntu wabaye icyamamare ushobora kujya gushungera ahantu habaye ikibazo ngo kuko birangira uwo muntu bahise bamushungera. Irindi jambo uyu mugabo yavuze rero nakubwira, yaravuze ngo ubwoko bw'ubugeni bufite icyo buvuga mu muryango, cyane cyane mu buryo bw'ubugeni nyine. Niryo jambo yavuze. Yaravuze ngo ubwoko bw'ubugeni bufite icyo buvuga mu muryango, cyane cyane mu buryo bw'ubugeni. Irindi jambo yavuze uyu mugabo yaravuze ngo guhanga ni uburyo bw'ubwenge bugaragaza ibyishimo. Ni uburyo nyine ubwenge bugaragaza ibyishimo. Guhanga nibwo buryo ubwenge bugaragazamo ibyishimo byabo. Irindi jambo yaravuze ngo hari ubwo guceceka bivuga byinshi cyane kuruta kuvuga. Hari ubwo guceceka bivuga byinshi cyane kuruta kuvuga. Iri ni ijambo rya 15. Irindi jambo yaravuze ngo uburyo bwiza bwo kwica guhanga udushya ni ugutegeka ko buri kintu cyose kigomba kuba kimeze nk'ikindi. Buri kintu cyose kigomba kuba kimeze nk'ikindi ngo nibwo buryo bwiza bwo kwica guhanga udushya. Ubu ngubu baramutse bashyizeho itegeko ngo umuntu ugomba kuba akora iki kintu runaka agomba kuba akora gutya, ngo nibwo buryo bwiza bwo kwica guhanga udushya. Kandi koko nibyo. Yaravuze ngo abantu benshi batekereza ko kuba umuntu ari indakemwa bivuze ko ari umuhanga. N'irindi jambo yaravuze ngo abantu benshi batekereza ko kuba umuntu ari indakemwa bivuze ko aba ari umuhanga uyu muntu. Ariko se buriya nibyo? Muraza kutubwira muri comment. Irindi jambo yavuze uyu mugabo, yavuze ijambo rya 18 rikomeye. Aravuga ngo ibisekeje biterwa n'uko umuntu abyumva, si ibintu bihoraho. Yaravuze ngo ibintu bisekeje biterwa n'uko umuntu abyumva, si ibintu bihoraho. Buriya hari ibintu bashobora kukubwira uyu munsi ugaseka, ejo babikubwira ntuseke cyangwa se ukaba wanarakara. Niyo mpamvu rero uyu mugabo yavuze ngo ibisekeje biterwa n'uko umuntu abyumva, si ibintu bihoraho. Ijambo rya 19 uyu mugabo naryo yaravuze ngo uko ngenda nkura. Ku ijambo rya 19 yaravuze ngo uko ngenda nkura niko numva nshaka kuba njyewe gusa. Uko ngenda nkura niko numva nshaka kuba njyewe gusa, niko numva nshaka kuba njyewe wundi we. Niryo jambo rya 19 yavuze. Ku ijambo rya 20 muri ya magambo 20 nababwiye ko tugomba kuvuga, yaravuze ngo my interest is
in acting began when I was very young. Yaravuze ngo ibyishimo byanjye cyangwa se kwishimira kuba nyina ibintu nk'ibi ngibi byatangiye kuva nyiri umwana. Natangiye gukunda gukina nyine nyiri mutoya cyane. Niryo jambo rikomeye ku bantu bakunda ibintu bakiri bato, ku bintu bagiye ukunda uzagenda ubikurikiza bizagirira umumaro mwinshi cyane, bizakugirira umumaro munini igihe nyine izo nzozi zawe uzaba wazigirize impamo. Rero tukaba twinjiye muri bonus. Ubu ngubu tukaba twinjiye muri bonus nkuko mubizi ni bonus eshanu. Iri jambo rero rya mbere ryo muri bonus yaravuze ngo some people think I am a bit old. That's fine. I am happy being different. Yaravuze ngo hari abatekereza ko ndi utangaje, ariko ngo nishimiye kuba ndi umuntu nyine unyuranye n'ibyo ngibyo, nyine umuntu utandukanye n'abandi. Nishimiye kuba ndi umuntu utandukanye n'abandi. Irindi jambo yaravuze ngo I have a problem with the way the word tolerance is used today. Ati mfite ikibazo ku ijambo kubogama cyangwa se korohereza uburyo riri kugenda rikoreshwa muri iki gihe, muri ino minsi tugezemo. Mfite ikibazo ku buryo ijambo kwihanganira abandi rikoreshwa muri iki gihe tugezemo. Ni ijambo rikomeye cyane. Hari abantu bitwaza kuba nyine ari abanyantege nke bakumva ko nyine bagatera impuhwe abandi. Rero ngo Mr Bean afite ikibazo. Irindi jambo yavuze muri bonus yaravuze ngo I believe in free speech even if I don't agree with what said. Yaravuze ngo nizerera mu kuba umuntu nyine ashobora kuba yavuga ikintu icyo ari cyo cyose ashaka, kabone nubwo naba nafite kwemera nyine ibyo bintu uwo muntu yavuze, ariko nizerera kuba uwo muntu ibyo bintu byo yavuze nyine yabivuze abihe nta kibazo kirimo, nubwo yaba yavuze ibintu nemera cyangwa se nashaka. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Irindi jambo uyu mugabo yavuze nakubwira, yaravuze ngo my facial expression are stronger than my words. Yaravuze ngo kuba nyine ibintu umubiri wanjye ushobora kugaragaza cyangwa se ibintu isura yanjye igaragaza bivuga byinshi cyangwa se birakomeye cyane kurusha amagambo yanjye nshobora kuba navuga. Uko ngaragara mu maso, ururimi rwanjye rw'umubiri wanjye nibyo ruvuga, ni byinshi kurusha ibyo amagambo yanjye avuga. Irindi jambo rikomeye cyane uyu mukomediye yaravuze ngo ari naryo rya nyuma muri bonus, ari naryo rya nyuma muri aya magambo yakomeye cyane yavuzwe n'uyu mugabo. Yaravuze ngo comedy should be always push boundaries. That's how it stays relevant. Ngo comedy igomba kuguma irenga intera, igomba kuguma irenga imipaka, nibwo izaguma nyine ariyo koko, ariyo comedy koko nyakuri. Ndiyo jambo ryitwasorezaho. Yaravuze ngo comedy igomba kuguma ari ikintu kirenga imipaka, kidahagarara, kidahagarikwa, nibwo comedy izaba ari comedy. Aya ni amagambo akomeye cyane yavuzwe n'uyu mugabo. Ubu rero reka tuhite twinjira kuri ya nkuru nakubwiye. Uyu mugabo afite inkuru nziza cyane. Iyi nkuru ndagira ngo tuyumveho gatoya, ntabwo ndi bugibare neza, ariko uko biri bugende kose turagerageza. Uyu mugabo iyi nkuru yiwe mu mwaka w'1980 yari amaze kurangiza amashuri ye y'ubugenge mu mashuri yisumbuye muri kaminuza, ndetse nubwo yari umuhanga mu masomo ya siyanse, yari afite ikibazo gikomeye cyo
cyo kuba nyine atarabashaga kuvuga neza. Uyu mugabo ntabwo yabashaga kuvuga neza nyine ngo avuge ijambo, hari ukuntu yageragaho akarandaga cyangwa se ijambo rikamugora kurivuga. Ibyo rero uyu byatumaga uyu mugabo yaratinyaga cyane, akitinya cyane kuvuga mu bandi, ndetse ibi ngibi byatumaga nta cyizere nyine yigirira ngo abe yahagarara ashikame avuge. Ariko wibuke ko uyu mugabo twaje kumumenya isi ibi bintu yabiciyemo ate. Uyu mugabo avuga ko yasanze igihe yakiniraga mu ruhame mu kibuga cy'ikinamico, iyo yashyiraga mu maso ibitekerezo yirengagizaga nyine ibyo we agiye kuvuga, bigatuma nyine adacika intege. Yashyiraga ibitekerezo mu mutwe akumva uburyo agomba kwitwara, bigatuma adacika intege yo kuba agiye gukora ibyo agiye gukora. Rero uyu mugabo niho byaje kumuviramo kuba atarakomeje gushaka kuvuga, ahubwo akazajya agenda akoresha amarenga. Ubona nyine akora ibintu ku buryo umuntu ashobora kumenya icyo ashatse kuvuga, ubundi yarangiza akabicishamo agasetsa abantu. Ntabwo yigeze agenda muri izi za stand up comedy ngo ajye kuvuga, ahubwo we icyo yakoreshaga ni body language cyangwa se ururimi rw'umubiri, guca amarenga. Nibyo bintu yakoresheje. Ibi rero, iyi nkuru ndi kukubwira, uyu mugabo kuva yasoza kaminuza, ubwo yarasoje kaminuza, ibi byose nibwo yahise atangira kugenda noneho yishyira ku murongo kugeza ubwo yamenye gukoresha imbaraga nke ze akaza kuzibyaza mu musaruro. Akaba ari naryo somo ushobora kuba wamwigiraho, kuko yafashe imbaraga nke ze ahantu yabaga ari afite imbaraga nke cyane, arangije arahakomeza ahahereza aba ariho azamukira. Nicyo kintu gikomeye cyane uyu mugabo yakoze. Urumva ko aya magambo uyu mugabo yakoze ni amagambo meza, amagambo yavuze ni amagambo meza cyane. Ndagushimiye rero kuba wabanye natwe uyu munsi. Ikindi kintu ngusaba ni gutera kuri subscribe uyikore. Njye nitwa Patrick, nkaba njye ubagezaho ibi bintu byose ahangana kuri Patrick the Motivator. Wasanga kuri YouTube nk'uko ariho uri aka kanya, wasanga kuri TikTok, wasanga ndetse no kuri Instagram, aho hose wahadusanga. Ukagenda hose ugakora follow kugira ngo ujye ubona post nziza tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, uko bwije n'uko bukeye. Ibyo twari tugufitiye uyu munsi ni ibi ngibi, n'ejo bundi uzajya usanga hariho amagambo meza. Icyo ngusaba, be motivated, komeza ugire imbaraga, ukomeze ugire courage mu byo ukora, ukomeze usunike, kuko ni byinshi tuba tugomba kwitaho, ni byinshi tuba tugomba gukora, ariko byose tubikora kubwo kugira imbaraga zo kubasha kubikora. Imana ibane nawe, naho gutaha inshuti yanjye.